Yes, reka rero nguhereze ikaze wowe ukurikirana channel y'Ibihe TV show. Uyu ni umwanya tugiye kugeramo w'ibiganiro tutari dusanzwe tubaha, ibiganiro byo kubaka urugo. Ikiganiro bacyita ubaka neza, umusore cyangwa mugabo cyangwa se we mudamu n'umukobwa, uburyo mugomba kubakamo urukundo rwanyu mu gihe mukundana. Ni iki wakora kugira ngo unezeze uwo mukundana? Ni iki wakora kugira ngo unezeze uwo washatse? Wakora iki icyo gihe? Ibi rero nibyo ngiye kugenda nguhamo urugero, ndetse nanagusobanurira uburyo ki wabikoramo n'uburyo wakitwara muri bwo buryo. Njyewe rero ndi Nsabimana Jean Bosco, ngiye kukugezaho iyi nkuru. Turahera ku basore. Abasore mwigire hafi, mbigishe uburyo ki watereta umukobwa, ndetse kabone niyo yaba ari umurokore kajana ukamutereta uha. Rero abantu bari kunyandikira, mube muretse kunyandikira rwose, mbanze nsobanurira abasore uburyo bino bintu babigeraho. Ni gute watereta umukobwa yagusuye muri ghetto, wenda uwo musore uwo mukobwa ni ubwa mbere muhuye, urabigenza gute kugira ngo umukobwa ave muri ghetto yawe umuriye akantu? Nibyo rero, nirwo rugero ndimo ndaguha, nirwo ngiye kuguha, nibyo nshaka kukubwiraho aha ngaha. Rero mu gihe umukobwa agusuye, bitewe nawe ni uburyo ki uwo muntu nyine musanzwe mumeranye, akimara kugera muri ghetto uwo mukobwa, rero ikintu cya mbere ugomba gukora mu gihe ukiri gutereta uwo mukobwa umusaba ko yagusura muri ghetto yawe, ikintu cya mbere umukobwa nakwemerera kugusura, ubwa mbere wenda sinzi nimba umukobwa uzamutegera kugira ngo aze kugusura, cyangwa se wenda hari ubundi buryo azitegeramo. Sinzi nimba wenda urugero ngiye kubanza kuguha rwa mbere, nko kuba wabwira umukobwa ngo azagusure mutari musanzwe muziranye, ari ubwa mbere agiye kugera muri ghetto yawe, ni ubuhe buryo ki wamubeshyabeshya akaza kuguha ku bintu? Ni ubuhe buryo ki ibyo sitaraji wazikoramo? Bwa mbere rero urareba umukobwa yamwiteguye, byanze bikunze nimba uri umusore wihesha agaciro, ntugatume nanone umukobwa akunyuzamo ijisho ngo aze uko yaje aba ariko aza gutaha. Icya mbere uramutegurira, wenda akenshi abakobwa buriya ntabwo bakunda ibintu byo kurya cyane iyo baje gusura umusore ari ubwa mbere. Umusore, ubwo ikintu cya mbere ugomba gutegura mu byo wateguriye umukobwa ugiye kuza kugusura ubwa mbere, harimo ikintu cyo kunywa. Ugomba kuba warabanjije ukamubaza neza nimba uwo mukobwa akunda inzoga, nimba wenda anywa inzoga, cyangwa se uwo mukobwa nimba anywa wenda fanta, ariko ikintu cyo kunywa kikaba kiri hafi aho ngaho mu byo wamuteguriye. Icyo ni cyo cya mbere ugomba kuba wamenya. Umukobwa rero nimba aje, tuvuga araje ageze aho agomba kugera, umwinjije mu nzu. Ikindi cya mbere, ntuzatume umukobwa wagusuye yicara ahantu hatari ku buriri bwawe. Mu gihe umukobwa yagusuye apfa kuba yemeye kuza kandi azi ko wibana, muhereze karibu, umwicaze hehe? Umwicaze mu cyumba cyawe. Nimba wenda uba mu nzu y'icyumba na salo, mujyane mu cyumba. Bibaye ngombwa nimba unafite intebe ziri muri salo, ukabona ko hari ikintu ashobora kuza akitwaza akicaraho muri salo, icyo kintu gihishe, utume yicara hehe? Mu cyumba. Akimara rero kugera mu cyumba cyawe, turi kujyana step by step. Akimara kugera mu cyumba cyawe, tangira uterure bya bintu wateguye uri bumwakirize. Abakobwa bagira isoni nyinshi cyane. Ni ukuvuga ngo nimba we wateguye ibyo kurya, ukaba wateguye ibyo kurya gusa, ibyo kurya ntabwo aryaho byinshi, akoramo nka kangahe kubera aba agufitiye isoni, ari bushyashya nyine, ari mushyashya iwawe. Ntabwo rero ahita yisanzura
nk'uko bikwiye. Ikintu rero ugomba gukora weho, wa mukobwa uramufata ukamuhereza ibyo kurya nk'uko wabimuteguriye, warangiza kumuhereza ibyo kurya ukarenzaho ka gafanta, niko kafanta kagiye kumara umwanya. Mu gihe ari kunywa fanta rero urakebuka ukamureba, ukamwegera nawe uba ufite akandi gafanta, ukaza usa nk'uri kumwiheshwa ciyazi. Ciyazi urabizi ni ugukozanyaho amacupa. Tayari ubwo uba watangiye kumwegera ugenda umusekera. Ikindi kintu uhita utangira rero gukurikizaho ni ukumuganiriza ibiganiro byerekeranye no kuryamana. Ariko weho ukirinda kumwereka yuko ibyo bintu byose ubishaka. Urabimuganiriza, ukagenda ubimuganiriza gahoro gahoro, ubimuganiriza gahoro 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 gahoro, ariko utamwereka ko ibyo bintu ubishaka. Ugatangira kumutinyura rero ukamubwira se ntago wari urushye? Ahantu waturutse ntago wenda amaguru yananiwe cyane? Ubwo ako kanya uko uri kumubwira ngo ntago amaguru yananiwe cyane, ubivuga uri no kugira gute? Uri no gukora ku maguru ye. Utangira wenda kumwikoreshwaho utuntu runaka, kumubaza se ahantu wanyuze hari ivumbi, uri kumuhungura, we aragira ngo ni keya uri kumuha zo kumuhungura bisanzwe, ariko nyuma ntago azi woweho umugambi ufite. Ubwo icyo gihe agapuridanse uba wamaze kugategura kari hafi n'uburiri hamwe neza yicaye. Ugenda utangira wicumacuma, ugira ute? Ukegera. Tayari rero iyo amaze kugira iyo umaze gukora ku kaguru uri kumuhunguraho utuntu runaka, uri kumwibwirishwa wenda ngo ahantu yanyuze cyangwa se ibintu biri aho ngaho, uko ugenda rero umwegera umuhunguraho twa tuntu, tinda ku kaguru k'umukobwa ukuraho twa tuntu. Nimba umaze gukuraho utwo twanda wari uri kuvuga, sigarana urwitwazo rw'iki? Rw'inzara. Umubyeyi ati wenda ufite inzara nziza, ndabona zimeze neza. Tangira noneho mu gihe uri gukora ku nzara, ugenda ukozaho intoki zawe gake gake, ari nako uzamura uganisha ku kirenge, uva ku nzara uzamuka hehe? Ku kirenge. Numara kugera ku kirenge, komeza ugende ku kirenge gatoya, ugere no ku gatsinsino nako ugakoreho, ugatindeho umwanya mutoya cyane. Nurangiza ugende uzamura intoki zawe, usa nk'uziganisha ku kibero cy'umukobwa. Turi kujyana. Nurangiza zamura intoki gakeya, ubwo ngubwo uracyari kumuganiriza, uko umubwira gutyo n'uko umukoraho gutyo, intoki zimwe ziracyari hejuru, ziri nko kumukora mu mutwe, akaboko kamwe kari ku birenge, akandi kari ku mutwe. Ibyo ngibyo biraza kugufasha kugenda utegura umukobwa kugeza umuriye.